ariko please ijambo ry'Imana ratubohora koko, ariko ikintu bita kuramya mu mutima wawe kandi bikurimo, apana kumanika amaboko gusa, ahubwo muri wo mutima wawe harimo ikintu bita ijambo kuramya, ubyiyumvamo neza, ubikuruye neza, ubutangiye gutsinda no kugaragara ku mwanya mwiza wo guhagararaho kubohoka. Praise and worship. Nagira mbabwira ibintu bikomeye, mumenye n'iri banga, n'abasenga n'abandi basenga ibigirwamana banza kuramya. Muzabaza bajya guterekera cyangwa bajya kubandwa cya gihe, abajya kubandwa burya bahera kubandwa, abizi nyine byabo bakora by'imico yabo. Umuhango nyirizina wo kubandwa ukunda kuba saa 9 z'ijoro, ariko ubundi ahandi babazenguruka babyina, bambaye ibintu baramya bakabitinda. Abarungi nabo nuko atabanjije kuramya, kandi si Imana aramya nawe ntibikunda. So no kuramya it's a powerful, ni imbaraga cya gatanu kavuga ngo nibohoye y'ubwanjye mu murage we wacu upfuye mu byaha byabo no mu makosa yabo, mu izina rya Yesu Kristo ugasoza. Icya gatandatu turavuga ngo reka amaraso ya Kristo ndetse n'umuriro w'Umwuka wera binyozeho umubiri ukomoka mu muryango, ndetse no kugira ngo nikureho indwara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Ikindi ukavuga ngo amaraso ya Yesu aze yinjire muri nge, akosora irimo byose, ankureho iby'imihango ya kera yashyizeho, mbohoke kandi nigire imbere. Ni amagambo ugomba kuvuga nawe ubwawe kugira ngo yanongeye kubasuhuza rero inshuti z'Imana mwese abakunzi umwe bw'Abera Ministries, aho mbashuje umunsi wa none. Ntabwo Silas yabashije kuboneka, byabaye ngombwa ko yagiye gusura umubyeyi wararwaye, ariko turibwira ko Imana y'umurindire aho yagiye mu rugendo, ariko nanjye ndahari. Rero tumaze tuganira ku mivumo, tuganira ku magambo agiye atandukana, ndetse mwe atandukanye mu buryo bukomeye, aho twabonye ko buri munsi y'ubutware bw'abarozi, munsi y'ubutware bw'ikintu twabwiye ko babatwariye amazina n'ibindi nkabyo. Ariko uyu munsi ndagira ngo unyemerere, turimo tuganira kano kanya, ngira ibintu nkubwira ukwiye gutekerezaho no kwitwaramo ukabikora, ku buryo nibura bigaragara neza ko umaze gusobanukirwa igikwiriye ukwiye kubikora ku bijyanye no gusenya bene izo karande ndetse n'imivumo. Amasengesho na aya masengesho wakora kugira ngo bigende neza. Reka dusenge Imana. Data wa twese oro turagushimye kubanye natwe kuri uyu munsi wa none, ndagushimye aho kunyemereye ko nkora kino kiganiro, banange muri byose undinde kandi untabare, unyambike imbaraga, Umwuka wera w'Imana abe mwinshi ku buzima bwanjye bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Ya murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Iyo turebye icyo twita imivumo, akenshi burya n'abarozi n'abapfumu bakunda kukubwira ibintu ariko ntibakubwira intsinzi. So guhora rero tubikubwira ko bikuriho, guhora tubikubwira ko byakubayeho, guhora tukubwira ko birimo, ariko tutarakubwira intsinzi nyirizina nyayo ukwiye kumenya, icyo ubwacyo ni ikibazo kiremereye wagombye kwitaho ugasobanukirwa nawe ubwawe. Niyo mpamvu uyu munsi nafashe umwanya munini wo gutekereza ni gute wa breakinga, ni gute wasenya imivumo, ni gute wasenya ibindi bintu bitandukanye. Icyambere twabonye ko kugira ngo usenye karande, usenye imivumo, nta kindi kintu wakora. Icyambere ni uko bimenya, kabiri ni ukumenya ingaruka byakugizeho, gatatu ni ugusobanukirwa ukuntu wabyikuramo, warangiza ukadekarara ubuzima bwawe bushyashya, icyo nakwita ngo ni auto deliverance. Cyambere hawe kuba wabyikorera ubwawe, hakaba no guhamagara umuntu w'Imana akagufasha kugira ngo bashe kubohoka muri ubwo buryo. So no kuvuga ngo ikintu kigaragara aha ngaha, no kuvuga ngo nuko mu buryo bugaragara bw'ijambo ry'Imana imivumo twamaze kubona kiriho. Tuzanakomeza no kindi kiganiro, ariko nagira ngo uyu munsi wa none, umunsi wo kuri itariki, ngira ngo kuri uyu munsi tujye kuganiraho mumenye neza noneho se ndakora iki, kuko ntabwo twabaheza hejuru tubabwire gusa ngo niba wibona hibi umeze gutya, ariko hirya yo kubyibona hose. Ikindi tuza kumenya ni ukumenya ko igicaniro gikorwa nk'igicaniro. Niba ngo niba baragutwaye ikuzimu, barakuroze kwa kundi warakuriye muri ya generasi imeze kuriya, iyo babikoze kubera ko burya abantu benshi ntibabizi. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga gikomeye mwa bantu b'Imana ngo munkurikira, bari muri Amerika, muri Canada, bari Burayi, bari mu Rwanda, ahereye hose, bari Burundi, inshuti zanjye, hari ikintu abantu mutajya mukora kandi cyangwa kuba gikorwa. Icyambere ikintu bita kuramya, worship.
burya ni byiza ko na praise n'ijya no guhimbaza n'ise ariko ikintu bita kuramya aricyo nshaka kubanza kukubwira. Nuvuga ngo kuramya Bibiliya isobanura yuko ngo nimva mutima umuntu abwira Imana ayereka urukundo, kuko burya mu bitabo bitandukanye kubize theology barabizi, burya Bibiliya hari nk'ibitabo by'uburyo bwose, ariko burya Zaburi niyo igitabo cyihariye, kuko byo n'abantu buzuraga umwuka bakabwira Imana bakayishimira. So praise and worship cyane kuramya ni ibintu bijyambere ubasha gutsindiramo ziriya mbaraga mbi zikagenda ku bantu bakunda kubikora. Hari ababyanga ngo reka ngo kuririmba ngo no kuramya ngo ni ibintu ntatakora ngo shaka nabyihorera, ariko please ijambo ry'Imana ratubohora koko. Ariko ikintu bita kuramya mu mutima wawe kandi bikurimo, apana kumanika amaboko gusa, ahubwo muri wo mutima wawe harimo ikintu bita ijambo kuramya, ubyiyumvamo neza, ubikuruye neza, ubutangiye gutsinda no kugaragara ku mwanya mwiza wo guhagararaho kubohoka. Praise and worship. Nagira mbabwira ibintu bikomeye mumenye n'iribanga. N'abasenga n'abandi basenga ibigirwamana abanza kuramya. Muzabaza bajya guterekera cyangwa bajya kubandwa cya gihe, abajya kubandwa burya bahera kubandwa abizi nyine byabo bakora by'imico yabo. Umuhango nyirizina wo kubandwa ukunda kuba saa 9 z'ijoro, ariko ubundi ahandi abazenguruka babyina bambaye ibintu baramya bakabitinda. Abarungi nabo nuko atabanjije kuramya, kandi si Imana aramya nawe ntibikunda. So no kuramya it's a powerful, ni imbaraga igufasha kubasha kubohoka, kuko kuramya uba wamaze kujya mu biganza by'Imana ukahicaraho ukumva ko urimo gukorana n'Imana muri ubwo buryo. Rero n'abandi madini nashaka kuvuga umuntu akiri gukomeretsa umuntu wese, ariko ahantu hose bararamya, abantu bose bagahimbaza, bagafata wa mwanya wo kuramya, kubwira Imana iri ku mutima, nayo iba mu ntwari imwe ikwinjiza mu kwibohora ndetse no kubohoka bene izo ngoyi. Nyaboneka ni byiza ko tubikora. Witangira ngo ndinjije ijambo ritangiye mu rusengero, hoya gira umwanya wo kuramya. Bavuga ute se naramya gute ndi jyenyine? Hari indirimbo zo mu gitabo ntibigomba kuvuga amagambo menshi cyane, hari zo batekereza ariko ukegerana n'Imana. Ikindi hakaba igicaniro biti cy'amasengesho. Niba haragutwaye kuzimu batwaye n'umwana n'ibyo ukora uyu munsi wa none, nawe gerageza winjire mu mbaraga zo gusenga. Niba utabishoboye shaka ababishoboye gufashe gusenga, ariko bigusengera utabyumva, ahubwo nawe mwicare musengerane, wumva icyo kintu agiye kuvuga, ujye wabohoka mu mutima wawe. Imana ikumenyesha mu izina rya Yesu. Hanyuma ikindi kiba kigaragara, ibitambo batambye. Ugomba nawe gutanga igitambo gihita gihagarika ibintu byose. Mwangu uvuge ngo ibyo batanze ntubizi, ibyo bitanze mu ntubizi, ariko ikintu cya mbere nicyo warangiza ugatamba ibitambo ati nanjye funze ibicaniro byose byandwanyaga, funze ibicaniro byose byampigaga, warangiza ukaba usa nk'uwiteguye. Imana rero iguha umugisha. Numvaga nifuza cyane kubanza guca kuri iyo introduction, kuko nukuramya mwibuke neza banya no kurwana intambara z'Abisiraheli, nk'abantu baba abasirikare barabyumva cyane, undi ukurikira byumvise. Nta musirikare ujya kurwana agenda avuza ingoma, nta musirikare ujya kurwana agenda avuza amakondera, ariko bamenye neza ko bajya kurwana intambara zabo mu Isiraheli bagashyira imbere amakondera, bagashyira n'umutwe baririmbye wo kuririmba, bakabasha gutsinda kuko icyubahiro. Mwibuka andi magambo yavuga ku mukozi w'Imana witwa ngira ngo yitwa Elisa, ubwo ngo abami batatu bari baje kumureba ngo inyota yabishe bagiye kurwana, bari bihujemo, ariko harimo Yoshafati, abandi bari abantu b'abanyabyaha. Ariko ngo arabwira ngo iyo hataza kubamo Yoshafati umwami w'Abayuda, simba mbarebye nirihumye, ariko kuko hari reka ngira icyo mbikora. Ahangaha reka ngaruke muvandimwe, kugendana n'umuntu mwiza biguhesha ibintu byiza. Kugendana n'umuntu muzima, abandi bami bo ngo ntabwo kubareba nirihumye, ariko kubera ko harimo Yoshafati umwami w'Abayuda mwengeye kubareba. Buriya mbabwira ikintu gikomeye, iyo ugendanye n'abantu bazima ugera ku bintu bizima. Iyo ugendanye n'abakiranutsi baragufasha mu gusenga, ugendanye n'abapagani bagushora mu byaha. Ubundi baravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. Avuga ati ubwo harimo Yoshafati umwami w'Abayuda, nta kiri buze kumbuza kubahanurira. Avuga ngo ni munzanire inanga ncurange. Agicuranga gusa arabwira ati nimuhumure, usibye no kubanesha amazi Imana yabahaye mu gitondo, mwe mucukura impavu gusa, ejo amazi azuzura. Hanyuma bukeye nibwo amazi yuzuye, ngo abanzi bakabona n'amaraso mu bantu bicanye, kumbe babikemuye. Ariko bivuye muri kwakura
kuramya no guhimbaza no gutunganya umuntu wese bavandi ikintu kirakomeye rero imaze gukora ibyo byose maze kukubwira ndashaka kubwira amagambo ukwiye gukoresha make ntago mvuga ibintu byinshi cyane icya mbere ugomba kubanza ugatuza mutima maze kuramya maze gutunganya ubwo tugiye kubohoka wamenye byakubayeho ubimenya ryari nuko uhora mu byaha by'ababyeyi bawe uhora ryari uzasanganya ko yarashenye so yarashenye wanyu hari ubwo buhoraho za diabetes zimwe zo muri type ya mbere na za masinozite bwa burwayi bwo muryango ku biwanyu ntanzu bagira harakantu ngiye kuvuga ariko baraza kugira ngo hari ndakabije ariko niko kuri burya no gupfa ukodesha n'umuvumo mu wundi burya uzakodesha inzu ya business ariko inzu yo kubamo saba Imana iguhe gakondo yawe usibye kuba gukodesha ari inyatsi ni n'umuvumo bundi uti impamvu umuvumo niki nuko n'utwo ubonye uradutanga n'utwo wakabitse uradutanga n'utwo wakuyunguye mu muryango uradutanga kandi ugasanga yanzura yishyuye umwaka umwe imyaka ibiri nta kintu ugezeho ugasanga mu myaka ibiri miliyoni zirenga zingahe bari kugura inzu yawe rero icyo nacyo mujye mukitondera muhoye kwicara gusa ngo nibisanzwe no wasaba Imana ukaguha ideni muri banki ukagenda wishyura inzu ifite ariko mbabwiza ukuri no gukodesha ni inyatsi nawo uri mu bwoko bw'umuvumo ndetse uhambiriye inyatsi uhambiriye n'ubukene niyo mpamvu bavuye mu nzu z'ubukode nimushima Imana abagikodesha range mwihangane musaba Imana iguhe gakondo ubundi kikubwira ko wahaga gakondo yawe nuko ufite inzu yawe utishyura naho winjira ariko ndibwira ngo abayibonye ntimugire ngo hari ikindi mwaturushije n'abandi bagiye kuzazibona muhumure hariho kwizera no kwegera Imana ibampera umugisha icyambere ko maze gukora ibyo byose maze kukubwira byo gusenya ibyo byose twavuze ibitambo ukabikora nkuko amagambo y'Imana bigaragaza nagira ngo mbwire ngo ikintu cyambere cyo gukora ugomba kubanza ugashima Imana ukavuga uti data ndagushimira yuko unyemereye gukora kwibohora izi ngo izindiho no kwikura amaboko ya Satani icyo kintu ukaba kimenye kwibohora icyambere ugashima Imana ukavuga uti data ndagushimiye ko unyemereye umpaye akanya keza ko kubohoka untegure ko ndibohoke ngasohoka muri izi ngoyi z'umwanzi muri ubwo buryo Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu hanyuma hari ikintu ukwiye kumenya iyo umaze kurangaza kuvuga amagambo no kuyasubiramo uravuga uti njye ubwanjye nikize mu maraso ya Yesu kuko deliverance yose iri out cyangwa iri inyuma y'amaraso ya Kristo nta kimaze niba ngo wishyira mu maraso ya Yesu kugira ngo bigende neza tatu ukwiye kumenya hari ukuvuga ngo uravuga uti data kubw'imbabazi zawe niyejejeho ibyaha byanjye n'ibyaha byo mu muryango n'ibyo nkomokaho kandi uhereye none ahangaha nishyize mu maraso ya Kristo izo ni intambwe mba gutera zo kwibohora reka nsubiremo data kubw'imbabazi zawe nihanaguyeho ibyaha byose ndetse n'ibyaha byo mu muryango nkomokamo nishyize mu maraso ya Kristo Imana ishimwe cyane aho ukabivuga muri ubwo buryo reka nkubwire icya kane ukavuga ngo yego Mana ndagushimira ko wohereje Kristo nk'urufatiro mu buzima bwanjye akaba agiye gusenya izi mbaraga zose z'umwanzi ndetse no kumpindura muzima mu izina rya Yesu ntibivuze ngo yatondekanye ariko nta magambo wakoresha kugira ngo bikorohere icya gatanu kavuga ngo nibohoye y'ubwanjye mu murage we wacu upfuye mu byaha byabo no mu makosa yabo mu izina rya Yesu Kristo ugasoza icya gatandatu turavuga ngo reka amaraso ya Kristo ndetse n'umuriro w'umwuka wera binyozeho umubiri ukomoka mu muryango ndetse no kugira ngo nikureho indwara z'uburyo bwose mu izina rya Yesu ikindi ukavuga ngo amaraso ya Yesu aze yinjire muri nge akosora irimo byose nkureho iby'imihango ya kera yashyizeho mbohoke kandi nigira imbere nta magambo ugomba kuvuga nawe ubwawe kugira ngo bashe kwitabara ikindi wanavuga uti ndibohoye ubwanjye kandi mvuye muri bya bibazo mpisemo guhinduka nikuye muri yanda y'imivumo nari ndimo nikuye mu muryango mbohotse kugira ngo nkorere umwami kandi Yesu ambohore
ni ibintu byoroshye ukavuga uti nibohoye cyangwa nciyemo kabiri ibihombo ibyo nahuye nabyo umurage ba data basigiye nikasa umuvumo nkase ibintu byose kaseze ndahinduye ndabisenya kuko nshaka kwinjira mu maraso ya Kristo nikuyeho umurage wa sekibi nikuyeho amagambo ya sekibi ahubwo ninjiye mu maraso ya Kristo. Amen. Kuko ugomba kugerekaho ijambo mu izina rya Yesu. Ikintu cyose uri buvuge, icyo wakora cyose uri buvuge. Ikindi ugomba kuvuga ijambo rikomeye ukavuga ngo ndarutse, ndarekuye, ibyo nariye n'ibyo nanyoye byose nkiri umwana, ibyo nahawe n'abagome n'amagambo bamvuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko buri muvumo umuntu arawuvukana akiri mu nda yanjye. Ugahita uvuga uti noneho icyo ntegetse niki? Ntegetse ko shyiraho urufatiro rukomeye rundinda imbaraga z'abadayimoni. Nuvuga ngo mfashe ibyandwanyaga mbiteye kuba pararize cyangwa mbiteye kumugara mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mbashe gutambuka. Hari ikindi bavuga ku cya demolish cyangwa se gusenya, shenye imfatiro zose n'akanwa kose n'imbaraga zose na byandwanyaga byose mu izina rya Yesu kugira mbashe kubohoka. Ayo ni amagambo ugomba gukoresha, ni amagambo yo gutekereza umutima wawe kandi ukayakoresha witonze utadinze gutinya cyane. Ikindi ugatangaza yuko ugize ubutsinzi hejuru ya Satani mu badayimoni bo mu muryango wo muri karitsiye naho ukomoka naho uri naho uva mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Uko nyivuga ngo shyizeho urufatiro rushingiye ku maraso ya Kristo ndetse no ku mwana w'Imana. Uyu munsi mpindutse umwana wa Aburahamu kubw'amasezerano, niyambuye umwuka w'igisekuru, niyambuye umwuka w'imihango ya kera, nikuyeho ibintu bashyizeho byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikindi wongera uravuga ngo ibimenyetso byose, all signs, ibimenyetso byose bindi ku mubiri byaba iby'indasago, ibikomere n'ibindi byose natewe n'iyo mivumo na karande byari bindiho, uyu munsi ndabyogeje byose, ndabyogeje mpindutse cyari mu igishya ku mubiri wanjye, nikuyeho imyanda yose yinjiye muri njyewe, shyizeho urufatiro rutanyeganyega kuko maze kubohoka. Imana iguhe umugisha. Ugomba gutekereza ko ikindi ugomba gukora mu gihe ugiye kwibohora, wikwibanza wowe urabanza ukavuga amazina y'ababyeyi. Iyo ugize amahirwe ukabuza ibisekuru bigera kuri 4 biba ari amahirwe mazima, ariko utabizi nta kibazo uvuga papa na mama wawe uti ngiyewe nitandukanije n'imihango yabo, ibyo bakoze, ibyo bamvuzeho, ibyo bapanze, aho bamuritse, ibitambo batanze, nitandukanije nabyo ku mugaragaro. Ntanze igitambo kikuraho ibyo bashyizeho byose, kandi niyemeje gusenga no guhagarara n'Imana mu izina rya Yesu. Ukavuga in the name of Jesus, cyangwa ngo mu maraso ya Kristo niho nishyize. Ikindi ugomba kuvuga ngo ibihombo byose n'ingorane naciyemo n'uruzerero nabayemo n'ibyanduhije byose nabyo ndabihinduye kano kanya, ninjiye muri destination nshyashya, mvuye muri uriya bakarudaya, mvuye mu mihango yo mu muryango, mvuye muri karande zo mu muryango, ahubwo ninjiye mu gihugu cy'isezerano. Ukoresha akanwa kawe kandi bizaguhira, n'ukuri kabisa bizakugira mu buzima bwawe. Ukongera kuvuga ngo noneho Mana, reka amaraso ya Kristo aze yivange n'ayanjye, bityo ay'indasago, ay'amagambo, ayo kurugwa, ayo kwangwa, ibyo byose binkamukemo, ahubwo Kristo yivange n'amaraso yanjye kugira ngo mpinduke uhiriwe. Niko bimeze. Warangiza ukavuga uti rero ndagize ngo ndasenze ngo Mana, reka umuryango wose, imiryango yose abanzi bari bakoreshaga, imiryango yose reka ngo let every gate opened to my enemy by my foundation be closed forever with the blood of Jesus Christ. So no kuvuga ngo Imana reka imiryango yose y'abanzi yari ifunguye ku buzima bwanjye, aka kanya ndayifunga iteka ryose kubw'amaraso ya Kristo ntama w'Imana.
ibyo rero ni imbaraga zo kumenya gusenga, kuko hari gate nyinshi, hari imiryango yakurwanyaga mu kazi, mu mibereho, ku bana bawe, ibyo wakoraga byagenza gute, ugahita usoza uti none ngewe aya maraso, imiryango yose, all gates, imiryango yose abanzi banyuragamo baciye muri karande, aho banyuraga bayerekeza, ndayikuyeho, mpagaze imbaraga zo gutwara ijambo ry'Imana. Ayo rero ni amagambo akomeye umuntu w'Imana yinjiramo kandi akabasha gusenya bene ibyo bintu. Ni intambwe nkubwiye, nakubwira n'ibindi tuzanakomeza, ariko ikindi kintu ugomba kumenya ni iki, ni ukutangira ukabisobanukirwa, ukamenya ngo ndavuze ngo fondasiyo yose y'ubukene, iy'inzara, ibyago byose, fondasiyo ya dayimoni ndayishenye burundu, nyikuyeho, warangiza ukaba urashoje kandi Imana ikaguha umugisha. Reka dusenge Imana byari ibyo, ahasigaye mubwiza ukuri ngo gukizwa kwiza kuzima tubonyemo, cyambere no kubimenya, bitambo bikorwa n'ibindi bitambo, ibindi bikorwaho n'igicano cyo gusenga, warangiza uvuga amagambo. Iyo umaze kuvuga amagambo rero ngo funza imiryango yose abanzi banyuragamo, funza ibyo bankoreraga byose kubw'amaraso ya Kristo, uhita utangira ugatekereza icyo ukwiye gukora, ugatamba cya gitambo, ugakora ya masengesho, ugahamagara umuntu agufasha gusengera. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pastor Jean Baptiste. Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Data baha umugisha, ubagire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mukomeze mukore comment na share, muduhamagara, turahari tubafashe muri byose, kwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.